kubikora ngo bemewe n'Imana kuba Mignone ashobora kuba akora ibikorwa byiza birasi isobanuro cyo Imana imwemera none no mugabo aravuga kuri Mignone ufata abantu agahindurira abantu ijana ubuzima ngo uza abantu bari gucuruza kubera aposo Mignone ni benshi wari wumva ari umupastor aposo Mignone yirukana nka Adepr tumwa bwiza uri kwigisha abantu ibyise mujya mubona igiterane cya Afrika haguruka cya Gitwaza tumira abantu uzi iki giterane Afrika hagurukuza abantu kigaburiye uza abantu bagihembukiyemo uza abantu bagikiriyemo uzi guhera muri za 90 jenoside irangiye gitangira muri za 98 uza abantu babohokeyemo bavanyemo isanamitima jari wahumurije bangahe uyu muntu agomba kuba icyambere number 1 ubutumwa avuga nubuhe nubutumwa bwo gukiza abantu ngo bazuke cyangwa ni prosperity gospel kwigisha ibyise gusa utegera abantu mukayagabana inshuti yanjye noneho gutayazana wibuke ko ntago wemerewe gushima reka nta gikoro ari n'igihe uhagarikwa kuririmba kugeza igihe uzabonera uwo musanzu bagusabye bitewe n'igikorwa kiri gukorwa noneho aba bantu batubwiye ngo tuzane ntago batubwiye ukuntu twakora tukabona ibyo hanze ariko tukibuka nuko mu nzu y'Imana hari igikenewe yego kugarukaho muri Afrika haguruka ibyo byose ni iby'isi yebaba ibintu bya Satani bigira vuba ariko ntibiramba ariko ibintu by'Imana bigenda gake kandi bikaramba uko iby'Imana birimo karite bikabamo na quantity ariko ibya Satani ni quantity gusa nta karite irimo wahumurije bangahe ugaburiye bangahe ufashije bangahe rero sanga ndi kwisoreza nta kumugisha rero dukora ibiganiro birebire agira ngo mbabwire nundi utekereza kose nka Jarike kwibi ntacyo bimaze hari abo bikimariye nuko gutembera poso Mignone yategeye umuntu ndegeze ko ari umuntu abakijije aguha urugero nimba ngiye mu rugo rwanjye nta mahoro ahari nkategererwa indege nkajya kuruhuka singaruka umutwe ameze neza koko none se birivuze ngo rinda umutima wawe kuruta ibindi byose uzi kinyarwanda kirakennye zibire icyongereza ukuntu kivuga your mind yatangire kuri ayatera imbere ubundi azenguruka isi yose tuzabasanga tujye kubana nawe agira ibyo adufasha byose bikakurwaho Imana ikaturemejwe ishya n'isishya byo gukiranuka kuzaba iyi miryango yose itabara imbabare kuba batabara imbabare si igisobanuro cyo kuba barimo kubikora ngo bemewe n'Imana kuba Mignone ashobora kuba akora ibikorwa byiza birasi igisobanuro cyo Imana imwemera kuko nababwiye ngo niki kiranga umukozi w'Imana w'ukuri mu gihe dushobora kumusanga tujye kubana nawe agira ibyo adufasha uyu muntu agomba kuba icyambere number 1 ubutumwa avuga nubuhe nubutumwa bwo gukiza abantu ngo bazuke cyangwa ni prosperity gospel kwigisha ibyise gusa utegera abantu indege ngo bajye kwenjoyinga Dubai bajye kwenjoyinga muri France bajye kwenjoyinga muri USA prosperity none iri kure y'ubutumwa bwiza uri kwigisha abantu ibyise mujya mubona igiterane cya Afrika haguruka cya Gitwaza tumira abantu bakomeye baza gusobanura ubutunzi bagize uko batangije business yatangire kuri ayatera imbere ubundi azenguruka isi yose iyo niyo misozi 7 bakunda kugarukaho muri Afrika haguruka ibyo byose ni iby'isi yebaba ibintu bya Satani bigira vuba ariko ntibiramba ariko ibintu by'Imana bigenda gake kandi bikaramba uko iby'Imana birimo karite bikabamo na quantity ariko ibya Satani ni quantity gusa nta karite irimo Yes, ni umugisha live tugiye kuganira ku bintu bitandukanye ariko turi kwibanda kugira ngo twagure ubwami bw'Imana hanyuma wumve usobanukirwe numara gusobanukirwa twebwe tuguha ukuri tukagushyira ku meza tukakuganiraho ubundi wowe kihitiramo amahitamo na yawe ntago nkubwira ngo uhiteme iki ntago nkubwira ngo wemere ibi n'Imana ubwayo yashyize amahitamo imbere y'umuntu nuhitamo icyiza itsoke nicyo cyakubereye cyiza nuhitamo ikibi nibyo ubwo rero amahitamo y'umuntu ni ntavogerwa ariko icyambere cyo ugomba kumenya Imana iriho ijuru ririho mu byukora byose
mu byo uvuga byose, mu byo uteganya byose, ntuzigere uhinyura na rimwe na gato imbaraga z'Imana. Nitwa Jerry, ndi kumwe na Bobo hano turebera ni Kumugisha live. Bobo umeze gute? Meze neza cyane. N'amahoro. Yego, abantu benshi bakomeje kuvuga ko isi igiye kurangira, ibimenyetso ngo byaragaragaye, nyamara Yesu we yaravuze ngo ntawuzi umunsi cyangwa igihe. Abo babikura hehe? Mu ntekerezo zabo. Kamvuge gutya, isi kurangira kwayo biri mu biganza by'Imana. Yego. Kubera ko no kubwa basogokuruza. Cyaza bivuze na nije muri theology cyane. Ubundi iyi si turiho ni ya kabiri. Ya mbere yararimbuwe. Haza isi nshya. Isi nshya. Ubwo yarimbuwe ryari? Kubw'umwuzure. Aha. Tube tugarukirijeho. Kubw'umwuzure. Wibuke ko hasigaye imbarwa. Hasigaye imbarwa. Ubwo turasubira inyuma tujye ahantu dutangiriye. Mwumvise audio nakinaga niyo umupasiteri Jean Luc. Ibintu yavugaga ati kwigisha prosperity iri kure cyane y'ubutumwa bwiza. Oya. Nanjye ndavuga ngo hoya. Kubera ko intumwa zabajije Yesu ziti ko twataye ibyacu tukagukurikira, ubundi twebwe tuzungukiraye. Oya, na Yesaya yaravuze ngo nimuhumurize abantu banjye. Mubabwire ibyururutse imitima. Mubabwire urukundo n'ubugwaneza bw'Umwami. Yararimo arahanura Kristo uzaza. Kazaza ari uwuhumuriza imitima, azaza ari ubugwaneza. Atangiye asenya ibyo abandi bakozi b'Imana bubatse. Yego. Babwiriza bavugaho cyane cyane avuze ngo ku giterane cya Afrika haguruka ngo imisozi 7 biganirwaho ngo ni iby'ubwami bw'isi, ngo kwirata iby'abantu bagezeho, ubutunzi bagezeho. Yesu yasubije ngo iki ntumwa? Yabwiye ngo mukiri mu isi muzakubirwa inshuro 100. Ariko kandi cyonyo mbabikiye. Urumva ikibanza si ukubikirwa ubugingo. Ikibanza nuko ku isi abuzuriza kugira ngo n'abatizera bamenye ko Imana ari Imana y'ibikorwa. Yego. Imana itanga ibintu. Reka mere hano. Hari ibyo yabanje mbere yuko ajya kuri Adepr Gitwaza na Apostle Mignone. Yavuze ku bijyanye n'idini. Yego. Hari aho twemeranya kuko uno mwanya inyigisho ziri mu idini ni imbere heza, aho turahahuza. Ni imbere heza, ejo bimeze neza, ariko tugakora ikosa ryo guhisha abantu ko ejo hari urupfu. Tubereka ko aho tujya hari ibyiza gusa, ariko tukabahisha ko hari n'urupfu. Bivuze iki? Dutera abantu kwirara no kudategura iherezo ryabo. Igihe dusohoyemo ibintu turimo byahozeho pe no kuva mbere hose. Nta gishyashya, ariko itandukaniro ni rimwe. Tekinoloji irarutanwa. Ubwo ni iterambere. Yego. Ubu ibyahozeho uyu mwanya byihuta cyane kurusha mbere. Yego. Niyo mpamvu bidusaba ubwenge burenze, bidusaba gushishoza, bidusaba kwitonda, bidusaba kureba ikigambiriwe. Kubera ko dusohoye muri cya cyanzo ngo nibiba ngombwa azayobya n'intore. Nibiba ngombwa. Rero muri no minsi intore ziri kuyobwa, zirimo zirayoba, ziyobeshejwe n'abitwa ko bamenye. Pe nta dini rikigisha iby'ubugingo, nta dini rikigisha iherezo ry'umuntu, nta n'idini ryereka inzira aho umuntu ajya. Idini ni ya receive, acakira imodoka,
enda amazu, tera imbere, urarongoye, reka mbabwize ukuri. Ibyo byose tubwirwa ngo cakira si igitangaza kugira ngo ubicakire. Ni ukuri Jerry, kurongora ntabwo ari igitangaza. Si igitangaza. Gutunga amazu meza ntabwo ari igitangaza. Kuko n'abadasenga nabo ibyo byose barabifite kandi banabigeraho bakoresheje imbaraga zabo. Yego. Uzi ikintu cyabaye, isi twarayifashe, ngiye kuvuga ijambo rikomeye, twafashe aho gufata itorero ngo turyimurire mu isi, twafashe isi tuyimurira mu itorero. Ntago bivangika, ibyo ntago byakunda. Ni nko gufata amavuta ukavanga n'amazi. Banze nyumve neza. Aho gufata ubundi itorero ryakabaye mu isi, ariko ubu tuvugana isi iba mu itorero. Biracuramye rero, biracuritse. Yego. Kubera iki? Ntawe ukivuga ubwami bw'Imana no kugaruka kwa Kristo n'ibisabwa kugira ngo tuzabone ubwo bugingo buhoraho. Ahubwo ni ukureba uko umeze, kukubwira ko ejo ari byiza. Aha turemeranye. Yego. Ariko uyu mugabo afata ukuri gucya akavanga n'ibinyoma byinshi. Ntabwo kuba Apostle Mignone yafata abantu ngo batembere ntabwo ari bibi. Ndaguha urugero, iyi promenade yatangijwe na Yesu. Urwo rugendo Yesu yafashe Petero, Yohana, nimba na Yakobo, bazamuka ku musozi. Ariko urugendo rwabo n'ubutembera kwabo kwabaye mishurirwa rikomeye. Niho bageze ku musozi rero n'ubarahishurirwa. Nibwo Petero avuze ngo waretse tugaca ingando. Yego. Bivuze iki? Hari ugusohoka ukava mu bandi, na nijoro ngo Yesu yacomokaga mu bandi akajya ku musozi gusenga. Ntabwo gutembera ari ikosa, nta nubwo kubwira abantu ibyo ugeze hari ikosa. Oya, ndibaza Jarike sinzi ikintu apfa na ba Mignone na ba Pona na Poso Gitwaza, nta bandi bantu bamuba mu kanwa. Niba akunda kuvuga kandi avuga ko te negatifu yabo. Reka rero mbahe ubuyobe bw'uyu mugabo. Uyu mugabo Jarike mu bantu bamuzi bamumenyeye ku gitabo cy'ibyahishuwe. Aragisobanura pe kagira ngo yari kumwe na Yohana ahishurirwa. Uyu Jarike yari umwadepr. Yasengeraga muri Adepr ya Kabeza. Aba Kabeza mutubwire muri commentaire. Afite muri umuntu we witwa Samuel, nawe ayoboye icyumba, ni uyoboye icyumba cy'amasengesho muri Samuduha Kabeza. Na nubu se? Na nubu. Ni umuhanuzi w'Imana. Araziziwanye. Aranunuwize. Bise ni karande y'ubuhanuzi. Habaho karande nziza na karande mbi. Tutavuga karande abantu bakagira ngo ni bibi gusa. Karande ntabwo ari mbi gusa. Habaho na karande nziza. Ariko uyu mugabo aza kugiramo ibintu by'ubuyobe no gushaka kurwanya idini. Adepr Kabeza iramwirukana, ikora isuku, ahita avayo ajya kwihisha hehe. Hano kugira inonuze ya hafi yo kuyisozi ntuza ni yihe mama ya Adepr. Iyo ya Adepr ikomeye batsinda yimukiyemo ni yihe? Gasave. Yihishamo nabo baza kumuvumbura. Yagendanaga n'umugabo witwa Misago. Baravuga pe. Ndabazi baravuga. Ntabwo bizi ko nawe muvuga butumwa muri Adepr. Nta kuntu utabamenye. Ayo neza ura mu birembo bambwire turaziranye. Ndi mu bantu b'abasore babwirizaga mu cyumba kandi Adepr yagoye agatuti. Uba wemewe. Ku cyumweru nkabwirizaga mu biterane bakakubwira. Nkabwiriza. Nshinzwe abanyagice. Bamukwakira abashyitsi. Urumva rero kanyuzeho. Abo bagabo
bajyaga baza kuhigisha agasanga rimwe na rimwe ndababanjirije bakumva ntibacunga neza turaziranye nari nyiri muto. Uyu Jarike aza kubona ko hose bamubonye ashinga ministère, hari Ikinyinyiriyo n'Inyamirambiriyo, abona ko hose batangiye kumuvuma nibwo yagiye Uganda. Ubu tuvugana uyu Jarike ntaba mu gihugu. Jarike pe hari ibyo ajya avuga rimwe na rimwe ku bijyanye n'idini tukemeranya, ariko nanga iyo ageze ku muntu waye. Apostle Mignone ni umubyeyi ufite ibikorwa by'intashyikirwa. Kubera iki? Nimba umushumba afasha abadamu barenga 100 akabaremera ubuzima, uwo muntu n'icyo atakoze. Ntabwo twitaye ubwami akorera, ntabwo tubwitayeho, ntitugene no kumenya. Haravangwa n'ubwami bw'ikuzimu ngo yazanye ngo amavuta. I don't care, ntibindeba. Ikizima gusa yuko Apostle Mignone hari umuntu byibuza yahinduriye iki ubuzima. Kwa Apostle Mignone si abantu bakubwira ngo zana, oya, ahubwo baravangakira. Kwa Apostle Mignone baratura nk'ibisanzwe, yego turo riremewe bararitura, ariko nta munsi n'uyu n'umwe ndabona bakoresha ibitane basaka bamuntu amafaranga. Ariko Adepr ibitane byose bifite intego ngo ngwino twubake, nayo nzayigarukaho. twubake umurimo w'Imana, tujya tubwizanya ukuri. Adepr ni gute buri mwaka ategura ibiterane byo kubaka, amafaranga agatangwa. akamara Adepr badukinnye akantu buretse nkakubwire. Yego, baratubwiye ngo dutange inyubako, Yego. bakavuga ngo inyubako ya Gisozi. Ntabwo bigeze batubwira ko ari umushinga wa hoteli. Ntabwo, kuki babiduhije? none byatumye mvamo binicyo. Tuzakagarukaho inyubako. Ejo bundi baricara, nge mu bitekerezo byanjye nabo twaganiraga twumvaga ko ari inyubako wenda urusengero rw'icyitegererezo mu gihugu, bikaba ari inyubako koko ifite icyerekezo y'itorero nyine. Yego, kumbe ejo bundi Adepr iricara, kumbe ngisezere y'abashumba nabonye ubutumwa batanze, ndababara Adepr we muri kubabaza abantu. babahaye imidari ariko nawe wikaje. Ejo bundi bahagaritse ngo basobekiwe amasezerano iminsi 90, ariko ni ukubera ko ngo nta mikoro, kubera insengero zimwe zarahagaritswe. Ndabyemera, abari bazishumbye niho bakoraga umurimo. Ndabyemera. Itorero rero ya maturo yahavaga wenda yafashaga mu kugira ngo bazabone imishahara. Akantu tudahuza nakahe banditse ku iretire nabonye ngo kubera wa mikoro make. Nyine nibyo ndi kukubwira, babuza amahaye mikoro, abo bushobozi bwo kubahemba, boretse bwo kubahemba. Kuva Adepr yagera mu Rwanda, oya ntago tugenda, boretse unyumve. Oya. Kuva Adepr yagera mu Rwanda, oya banza unyumve. No. Banza unyumve ariko musobanure iki. Ubu nguhaye boutique tujye ucuruza, inyungu ivuyemo tuzajya niho nzajya nguhemba. Ndabigeraho, ariko reka ngusobanure kano kantu. Adepr kuva yagera mu Rwanda, aho yaragiraga nta mudugudu, nta paruwasi bika amaturo, yose ni kuri siège. Abashumba twubahane, aya maturo kugira ngo aboneke babashumba nibo bayavunikiye. Bimeze nka kwa kundi bavuga ngo umukozi yungura manager kungura boss. None ariko nimba aba bantu ubu tuvugana bigaragare ko ntagara ubukozi bw'Imana mo hano, tubwizanye ukuri. No mushahara, ni umukozi n'umurimo, no mukozi n'umurimo n'umukoresha. Uko no kuri leta ravuga ngo bafite itegeko rigenwa n'umurimo. Ni abakozi. Ahubwo twibaza, aba bakozi bavunikiye kampani ya Adepr, ese ubundi bagira silence? Ngo bagire kwivuza.
kwivuza barakomeza bigenerwe. Okay. Ariko urivuza iki? Urivuza inzara bayivuriza ku isoko rya Kimironko rya Batsinda rya Nyarugenge, aho niho bavura inzara. Kandi aba birukanye barakuze, ni abasaza batakibashije kugira icyo bimarira. Ariko barababwirije, nawe urimo mu babwirije, nukorwa ko uzajya ugenda umufashe umwoherereze. None babyaje benshi ubutumwa. Nk'abo bagize bakoreye cyane, nk'aba boss bakoreye nka Izayi, yicaye ku ntebe abasaza bahanaguye. Ese bakwiriye kwirukanwa gutya? Ntabwo birukanwe, bahawe konje. Neza tuvugishije ukuri, gahunda zo gufungura kuzira birahari. Ntabwo tubizi. Hashize igihe kingana ute bafunga? You don't know. Uzi bazafungura ryari? None suzi iyi ni umva, wari wajya mu kazi bakakwandikira warning letter. Warning letter. Kwihanangiriza. Ni wongera she wanyu iyi kuva ngo gusubikirwa iminsi 90, ahubwo ni ukubategura mu mutwe kugira ngo babe babyiyumvishamo neza. Basaza mwitegura, yego twikomereza Adepr sindukunije. None no mugabo aravuga kuri Mignone ufata abantu agahindurira abantu ijana ubuzima, ngo uza abantu bari gucuruza kubera aposo Mignone. Ni benshi. Wari wumva ari umupastor aposo Mignone yirukana nka Adepr? Hari ikintu njye mpashimira hari ahantu. Kuko muri aya matorero twakuriyemo, reka ne kuvuga ahariho, ariko njye nakuriye nyine hari abanunuwiza bakanonoweza bakakaraba. Twebwe twakuze batubwira ngo tuzane, kandi ntibatubwira icyo tuzana aho tugikura. Yego ntibitaye icyo uri buzana aho gikuye. Kandi kutakizana ni icyaha, ni nikosa, bibarwa nkaho utari kubaka ubwami bw'Imana wigumuye. Uranahagarikwa kuko ababizi neza habamo ibyiciro, icy'abagabo, icy'abasore, icy'urubyiruko, noneho amakorari. Mana yanjye we, umuntu ufite umuhamagaro wo kuririmba njya musenyera nti Imana igikwambika imbaraga. Noneho hari baratagangaye buri kantu kose, abaririmbyi korari runaka muzane, noneho bo barakugenera korari iyi ni ibihumbi 200 na cyangwa miliyoni, yazane mukayagabana. Inshuti yanjye noneho gutayazana wibuke ko ntago wemerewe gushima. Reka nta gikoro, ari n'igihe uhagarikwa kuririmba kugeza igihe uzabonera uwo musanzu bagusabye bitewe n'igikorwa kiri gukorwa. Noneho aba bantu batubwiye ngo tuzane, ntago batubwiye ukuntu twakora tukabona ibyo hanze, ariko tukibuka nuko mu nzu y'Imana hari igikenewe. Yego ntabwo bigeze babitubwiye. Mu gihe ababo baratubwiye bati wakora, wabona umugisha mu bifatika gutya, mu byo wakoze wacuruza gutya, wagira gutya, watera imbere, wajya muri Amerika ugakora. Ariko wibuke ko n'Imana ari byo yaguhaye, uzane mu nzu. Abo bantu muri abo bantu babiri wahitamo he? Uwumbwira ngo kora kinuzane. Erega ntago Imana isaba abo yahaye kugira, ntago Imana isaba abantu bazane kugira ngo ibahe. Jeri nyumva aka kantu, ntago Imana isaba abantu ngo bazane kugira ngo ibahe. Oya, isaba abo yahaye kugira ngo bazane. Wahawe umugisha ni w'Imana ibwa ngo zana bike ku mugisha naguhaye. Wabonye ni nka kwa kundi, rega biroroshye. Ariko ndi we aragushuka ngo azana. Reka nguhe urugero. Birimango Simba, ufite umwana wawe, yego mufitanye urugendo muri gutembera, nka daddy n'umwana, daddy and son, you are taking walk, muri kugenda ahantu runaka mwitemberera. Uhuye na biswi uramuguriye, umuguriye agapaki, yego uramupfunduriye, utakira ryaho mwana wanjye, ipakira mutu biswi twinshi. Noneho umwana uramubwiye uti wampaye, ntabwo ushaka twinshi, nta nubwo ubikeneye. Yego icyo ukeneye no kugira ngo urebe ko afite umutima wo gutanga. Yego none saba umwana ntacyo wamuhaye, ntago bishoboka, aragikura. Ariko nanone hari n'abana usaba bakayishyira akaboko inyuma. Nabo bariho.
dusero nkaho twisore ntabwo turi butinde iki giterano uzi ko uyu mugabo namumera nk'ibi bigarasha uyu mugabo namushyira mu rwego rw'ibigarasha atari ni ibijokeri nyumve kubera iki uzi iki giterano Afurika hagurukuza abantu gihembuye imitima yego uzi iki giterano Afurika hagurukuza abantu kigaburiye uzi abantu bagihembukiyemo uzi abantu bagikiriyemo uzi guhera muri za 90 jenoside irangiye gitangira muri za 98 uzi abantu babohokeyemo bavanyemo isanamitima jari wahumurije bangahe wahumurije bangahe ugaburiye bangahe ufashije bangahe rero sanga ndi kwisoreza nta kumugisha rero dukora ibiganiro birebire nagira ngo mbabwire nundi utekereza kose nka Jarike kwibi ntacyo bimaze hari abo bikimariye nuko gutembera poso Mignone yategeye umuntu indege uzi ko ari umuntu abakijije naguha urugero nimba ngiye mu rugo rwanjye nta mahoro ahari nkategererwa indege nkajya kuruhuka singaruka umutwe ameze neza koko none se biribuze ngo rinda umutima wawe kuruta ibindi byose uzi Kinyarwanda kirakennye uzi bire icyongereza ukuntu kivuga your mind rinda intekerezo zawe ni Ikinyarwanda kivuga umutima icyongereza kivuga mind ibitekerezo bye kujya ahariho hose rinda ibitekerezo kujya kuruta ibindi byose buriya ikintu ahantu twese dupfira ni mu mitekerereze rero no mugabo nawe mitekerereze yarayobye Jarike yamaje guta umuhamagaro yamaje guta umurongo w'agakiza ngenderwaho biblique ngaye ngoko twese nabasezera turabashimiye mukore subscribe kameze twibanire amahitamo nayanyu gutanga cyangwa gushyira nyuma bakavuga bazaze abantu rwose bazaze twishyire hamwe kuko turabangamuwe cyane mu by'ukuri umuntu aratambuka habe njya mbona nk'abantu rimwe na rimwe ngo bagiye kujya gukora amakwe ukamubona umuntu kandi we yarasangwamo inzoga ariko bakabanza bakamutegeka izindi kondisiyo zimwe zirenze mbese ngo azabanza atangira sirimba ajya imbere wa muntu rero bikamubangamira ariko twebwe muri iryo kanisa ryacu kubera ko nta kondisiyo zihari z'uko nta inzoga mu by'ukuri buriya abantu inzoga zifata uburyo butandukanye inzoga mbi buriya ushobora kugenda ukanywa icupa nk'iri ngiri uri kureba hano nk'iri cupa ndinyweye nataha mu rugo ntawe natutse ntawe nabangamiye hari icyo byaba bitwaye icyo ntabwo ari icyaha ubundi mugenzi wanjye nibavuze hano ati imana yanga icyaha ariko ikunda abanyabyaha buriya rero abantu nuko mu makanisa y'iki gihe inzoga bazishize imbere inzoga ni nk'aho aricyo cyaha cya mbere kibaho mu matorero ya kino gihe yacu tubarizwamo ariko dushimye neza yuko itorero ryacu rigiye kuza icyo cyaha bashyize imbere ubu ngubu ni nk'aho kigiye gucika tuzajya twinjira uvuga ati niba kanyana nkwe gake nanjye ngenda negerane n'Imana yanjye bisanzwe rwose mpaguruke nanjye mfate Bible nsome mbwirize ntere korasi mpaguruke nsirimbe gutyo nkore imirimo yose mu mudiyakoni nurisha amaturo kandi inshingano zose z'ikanisa zikomeza ariko bizaba bitandukanye nk'uko wabwiwe najya mu ikanisa ry'abantu rusange hamwe urahaguruka niyo uhagurutse tuvuge durakubwe ugiye hanze batangira kunyorera inzara ngasaba ntora musinzi ngo yaje kugira gute wibaze ke wa muntu aracumuye kandi we ntanywa inzoga ariko ari mu rusengero mu by'ukuri iri torero turaryishimira rije ari nk'igisubizo cy'abantu bose kuko urebye neza nibyo nzuramo n'uyu mugenzi wanjye Imana yarabivuze mu kanisa ari n'ibyaha batavugira aho ngaho icyaha cy'ubusambanyi n'ibyaha by'uburozi
n'iby'ubugambanyi ibyaha gusa yavuze akantu ati ibyaha byose imbere y'Imana birangana ariko wenda twebwe nk'abana b'abantu hari ibyaha nako tubona tukabona n'indengakamere haba se nkanjye uyinywere kano gacupa kanjye kamwe ubu ngubu ngana n'umuntu waroze umuntu agapfa nkabona ibyo bintu bidashoboka kandi ba bantu ugasanga nibo ba mbere bari kwitokeza ku gatuti rero mu by'ukuri iri torero bwana munyamakuru rwose turabashirika b'iri torero n'abandi bari inyuma amakomenti urimo urayabona ni menshi n'abandi bazaba Bobo turi kumugisha live abantu bose badukurikiye Imana ibahe umugisha bakoze subscribe turabashimiye cyane nuko dutangiye uziko ari kinywaji safi ngo sikia aba n'abagabo biyemeje gushinga itorero ry'abantu binywera kubera ko ahandi hose ngo babahakata barabangamiwe mu rusengero ntawe ubikoza kandi bashaka kwegerana ariko yavuze akantu Imana yawe ngo Imana yabo ni yabo ntago tuzi aba bagabo nabo mu kihe gihugu bundi noneho bigeze ku ndirimbo baho barandangira abagabo ako bafite n'impano di biteye ubwoba ako uburyo bameze hari indi foto cyangwa video muri no minsi ako umupasiteri umwe mu Rwanda nyuma yaho amatorero afungiye asigaye abyinisha icupa ku mutwe kandi yari ayoboye paruwasi avuga bagira amaparuwasi mu byumve nta dini mvuze byumvikanye message biragiba yatambutse rwose arimo arashyiriye icupa ku mutwe icyo kinywaje ati si impano ze ati inzoga zikomeje kugaruka mu matwi y'abantu uretse n'aha muri Kenya n'aha i Kigali ari n'undi muvugabutumwa iyo umutumiye ntabwo ari uwakorera n'igikondo afite akabari no mu bantu bagataye ko ni Saudi noneho we ntize kuba yagira akabari kuko hari n'itorero nzi rifite hoteli kandi ikomeye banza wumve agira atyo akaba avuye ako iriya hoteli nta nzoga zibamo ndetse ibya hoteli nkabizaho nyuma wa mugabo we hano uri iwanjye murakoze katuyoborwe agira atya avuye kubwiriza n'ikoti akazana Bibiliya ni rwose ku mugoroba akaza mu kabari ke atangira ati mitsingi konje ishyushye skoro ishyushye konje ishyushye atari ko nanjye mu ndebere kandi ntago ajya agura yego amwiza abandi avuye kubwiriza rwose agashyira akabiri yariya yama ugashyira hariya akahita yinjira mu kazi ubwo ku manywa yirwa abwiriza nimugoroba akajya guseriva akakibuka ati nanjye mujye munyibuka niriko niwe nyirakabari naho bya hoteli sundi buriya ntago bajya bunaryo mungiyeyo ndi kumwe n'undi mwana ntago baduha icyumba ati oya nsubiza ahubwo iriya hoteli warumbajije si hano ku Gisozi hano hirya